n'umuna wayo nta kipe iba mu kujya mu n'umuna w'indi. Marine ni ikipe ogiye kuvuga nayo ni ya gisirikare akaba ifite wenda icyo avuga ngo ni protection da ngo hari uyitinyira icyo. None mbaza ikibazo ko mu basirikare barira muri Rwanda Premier League kwa president bakarira mu basivile kwa Kenisi ufite radio bagatinye ko azababomorera mu kiganiro bakarira. Izindi ubwo nazo simvuze nazo ziba zirira ngo bafite ubwoba bwe. Ikibazo mbaza ni kimwe nimwumva ko abasifuzi bamaze kugera ahantu bifatira ibyemezo nta muntu wabakoraho bari mu karima kabo ariko mwabahaye imbaraga mwanga kubahana niyo bakozeho muhita mwega nk'umusifuzi mwemerewe kwibeshya uruhanwe ne Eric byanze gutangazwa ibana bimazemo igihe ngo yirwa depression yirirwa mu rugo yicaye quartier ku muhanda amaze igihe kirekire mu bihano banze kubitangaza ngo no guproteja ngo image y'abasifuzi. Abo se Eric we nawe barwanye n'ubuzima bwe bo mu mutwe bamwishe rubi yirirwa bogoza atakira abantu avuga ati baramaniye niwe banguye muri kariye akiri muto baramuhannye baramwumvisha kandi icyo twakivuze hano intambara irarota bamuhaniye ko yamakosa yakoze ariko uwayavuze nawe bashaka ntacyo bitwaye ariko ikiza nuko byibura bizagenda bikosoka bizagenda bagira uburyo bagasoka. Etenseri atsinze Gasogi Rubavu kimwe ku busa. Muhazi Etenseri arikakoze kuikomeye cyane kuko icyo kintu uvuga mu iteri cyotezo. Etenseri muri phase retour yo ni match ya kangahe nibyo nenda kuvuga bamaze gukina match 5 nibyo nenda kuvuga umva uko byagenze. Etenseri yaje neza muri retour serious utigutera ugaju. Etenseri yakubise amagaje igitego kimwe ku busa. Yego. Etenseri itsinda mukura abiri ku busa. Etenseri ikubita Rutsiro kimwe ku busa. Yego. Cyo kora yatsinzwe na Mazi kwa Mazi kimwe ku busa bahise bagaruka barasaka match enye n'uwa manota 15 babonye 12 muri match 5 batsinze nye batsinzwe akazi ka Seninga Inosa Keza ameze neza. Musanze Muhazi yanganyije na Police kimwe kuri kimwe ni Police ya Police ngo yishyuye bigoranye abantu bimo amazi yatashye barira yishyuye ku munota wa nyuma. Rega nkwereke akantu gasekeje ni story ya Police uzi bya bintu bajya bavuga arona hari ukuntu niba mubyibuka abantu bakiri batoya byakundaga kuba cyane ugasanga hari ibintu we n'umubyeyi muziranyeho akaba bizi ko niba atarari mu rugo mu masaha yo kuryama y'ijoro wahise ukora agashyo ryamutoza akaba bizi ko agomba kuza gucekinga. Polisi niyo utaba warebye weekend match zibaye 3 bakakubwira ati habanza kuba match 3 wenda nyine muri shampiyona imwe 2-3 Lorenzo wavuga ati ntiyaburamo match Polisi yatsinzwe cyangwa yanganye ntabwo 3 zikurikirana zitsinze. Ubu bizi ko uramutse ukoze ikintu cyitwa fact checking muri match 3 ubizi ko Polisi igira akantu Polisi iyo batayihanza amaso nyine yamaze kurema mu bindi cyo nashaka kuvuga ko kubwira abantu ngo ngende ikipe idashobora kwizera iyo batayihanza urabona nkuko kugira amatirite no kuba mukuru ngo nibwiriza ibintu. Iyo hari izindi matches zikomeye za APR na Rayon izi ko batayireba wagira ngo iragenda ikisha igahita ariko tandaraza kugira ngo abantu bumve ukuntu Polisi ari ikipe ifite ikibazo. Mushaka gutekereza ko investment yose yakozwe kugira ngo mwumve ibintu unbelievable n'abayobozi ba Polisi ikintu bacyumva umve fact iteye ubwoba yagutera gutitira. Polisi champion ko nta yirimo kwizigira wahise nka statistique ukayitekereza bigomba gukina na APR. Oya twitinda ku bintu reka ngo fact itekerezeho. Wakwemera ko tugeze kuri journée ya 20 Polisi inganya amanota n'ikipe yitwa Rutsiro ntabwo bishoboka niko bimeze se kandi 29 barahekeranye ubu Rutsiro y'umuvandimwe Ernest kutwikora twa duke adakinira ku kibuga cye akinira Rubavu ubu ari kubara ko yakura Polisi kumanye baranganya amanota banganyije igatsinda abacaje umva mukirwa ko Rutsiro agita gusembera Polisi inganya amanota na Rutsiro isembereye kandi Polisi yatangiye saison irimo gushaka kujya mu matsinda ya Confederations Cup igura abakinnyi bakomeye igomba gutwara igikombe cya shampiyona. Ubu ifite 29 equipe ya Rayon Sport yamurite 43 APR ifite 41 imbere yayo hari Gorilla rigiye kumanuka sezi ishize
hari AS Kigali yatangiye sezo ubundi AS Kigali bari bagiye kwisesa uziko yatangiye sezo bagiye kwisesa ariko n'ubu ngo ntabwo bukikera muri AS Kigali match yatangiye sezo ejo perezida wayo yanditse avuga ko bagiye kwisesa abakinnyi bari basabye ko batajya gukina kuko bamaze amezi 2 badahembwa iri imbere ya polisi ntabwo iriho baheruka guhembwa. Sincerely speaking hari ikintu bakwiye gukora uyu mwaka nurangira bazareba ukuntu bagerageza wenda baracyafite igikombe cy'amahoro ntawe ubizi bagomba gukina demi-finale na APR yabatsinda ejo bundi 3 kuri 1 ariko nabo bajya bayitsinda ari na retour ku byo basezerera APR ari na retour ntabwo ndisira ariko bafite equipe nziza bafite equipe nziza ntabwo ari equipe bavuga ko itashobora gukora iyo match uko biri polisi ikeneye umutoza w'umuhanga polisi ikeneye umutoza mwiza ariko nanone ibintu bya polisi bigacanganya uzi ko polisi nk'ubu mu bikombe bitandatu bya knockout Mashami yakiniye yatwaye 5 yahushije kimwe kiriya cyejo bundi yahushije polisi ntabwo ibura ikintu ndakubwira ngo Mashami arakubwira ngo oya reka nkubwire Mashami arakubwira ngo hari igikombe ndabita gito Mashami arakubwira ati natwaye igikombe mpuzamahanga cya Yapco Games icyo wenda tukite gito ariko igikombe yatwaye Mashami arakubwira ngo natwaye igikombe cy'ubutwari nsinze Reyo nsinze na APR natsinze demi-finale nsinze APR finale Mashami akakubwira ati natwaye igikombe cy'amahoro Mashami akakubwira ati natwaye Super Coupe mu Rwanda Mashami akakubwira ati urambaza iki barabaza igikombe cya champion yangira ngo barakimaza ariko Musanze Bugesera agiye kunganyiriza y'ubusa ku busa Musanze irimo gukora amakosa Musanze birasa naho habaye ishoremuka nk'umuntu werukiye Musanze kubaganira n'abanyamusanze yewe reka kubaganira n'abayobozi ba Musanze ndagenda gaca ku ruhande ariko bambwira akantu situation iri Musanze Teacher Mpamira nabaza what went wrong situation iri Musanze niki cyabaye Musanze nimwe makipe ahabwa amafaranga menshi n'akarere miliyoni ziba ziri hagati ya 250 na 300 per season ntekereza ko nta karere gaha ikipe amafaranga arutayo sibyo nahise ntekereza ko bataye amafaranga na buryo so ikaba ariko ayo mafaranga adahagije ngo Musanze kore sezo nk'iyo yakoze sezishize ya makipe basunika mu myanya 3 ya mbere ikintu rero cyatumaga Musanze wa nk'ikipe iteye ubwoba ni perezida wayo support yayihaga kugira equipe nyine ikomeye itinyitse mu kibuga no hanze y'ikibuga so icyo kintu rero perezida birasa nkaho uko bigaragara birasa nkaho ashaka kuyirekura ariko inshuro 3 zose yagerageje kuyirekura urabizi byagiye baho byanonsa ko ayirekuye yagiye asabwa n'akarere kwigarukamo n'abakunzi bayo birasa nkaho rero yacitse intege nayo nashaka kuyirekura ariko kuri inshuro bikaba bizasaba ko ayirekura ayatswe bambwira ati bereka ibyo kuvuga kuri Musanze niba bazi ko izo mbaraga Trump azifite ariko aranazifite kuko n'ubundi ari mu bavuga rikumvikana muri kariya karere akagira na influence cyane kubera ko nyine abaturage baho kubera imirimo hakora n'ibindi baramwumva n'abandi bacuruzi bagenzi be bakora business zijya kumera kimwe baramwumva yababwiye ngo dushyiremo imbaraga duha abakinnyi prime mu gihe asa n'ufite icyo kintu yagashyigikiwe agafashwa ku nyungu za equipe icyo nicyo kitabareba ntabashyigikirwa kuko muri rusange haba hakwiye kurebwa ikintu kivuga ngo uyu muntu ni tutamufasha bikwiye ese nasohoka muri equipe influence yari afite ntituma n'abandi bumva babaye demotive so ntekereza yuko mu gihe cyashize mu by'ukuri bakoze neza kuza amakipe ane ya mbere muri championnat kugera mu ma demi-finale ibikombe bitandukanye babaye ari abantu bishimiye iyo success bakabaye bakomerezaho kandi ubuzina ry'akarere ka Musanze muri uturere natwe turatandukana ni 30 twose n'utw'igihugu twose ni twiza twose turadukunda ariko tujye tunabwizanya ukuri uturere turutanye imbaraga Musanze n'ahantu hadakwi mu bintu byose bijya bivugwa bya konja ntabwo kwiye gutuma Musanze ikonja nk'ubu Musanze imanutse ndatekereza ko meya wabo hari byaba ari kimwe mu bintu by'amafeinga kumanuka ntekereza yuko n'inzego zamubaza cyo vunitse na Musanze izaba Musanze ni akarere gafite abaturage benshi na akarere k'ubukerarugendo na akarere kakwiye kubamo muvuma za vanvier z'abaturage bafite ibintu bibajyanye including n'umupira w'amaguru rero sinzi ukuntu nyine ikipe yanyu ishaka kwisanga erega nk'ubucyovu batsinze barahita bamanuka muri relegation cyane kuzavamo bizagorana cyane ukuntu bigoranye muri mikino ya nyuma 10 ya nyuma 8 9 biragoye izindi ziritawe naho wagira icyo dossier twe twisubitse ubwa bumva message bayumvishe ariko Vision yatsinze amagaju kimwe ku busa ejo ku cyumweru hari match ya Rutsiro na AS Kigali Rutsiro yatsinze AS Kigali bitego 2-1
match ya Mukura na Gorilla Rutsiro yindi twavugaga Rutsiro niyo kipe navuga iyo na Gorilla yindi sembere sikwe gushimwa cyane Rutsiro na Gorilla vraiment bakoze ibintu biri bakoze neza nkuko twashimaga Musanze umwaka ushize iza mu makipe atatu ya mbere dukwiriye gushima Rutsiro n'ikipe ya Gorilla Football. So Mukura na Gorilla match yarasubitswe yasubitswe kubera iki byageze ku minota 60 ngo havuri bayi nyinshi bitarije match barayisubika Mukura rifite kimwe ku busa wana Premier League yatangaje ko uyu munsi baza kwisubukura bagakina iminota 30 yari isigaye Mukura rifite kimwe ku busa ariko Mukura ngo yakinnye neza pe ngo arushaga Gorilla bitarabaho kandi ari match agapingane ko Gorilla igora Mukura cyane Mukura ngo yakinnye neza bitarabaho so byitezwe ko ni minota 30 Mukura ishobora kongera kubirindira bayiki nihuye cyane nihuye ni match Mukura yari akaningira ngo yanabigaragaje mu buryo bwo gutegura abafana ibahamagara ku kwitabira nuko Gorilla nyine ni ikipe isanzwe imenyereye gutsinda Mukura irayinanira cyane igora cyane biza rero kurangira n'umundi harimo nyine ako kantu ka Mukura yongera kwibutsa Gorilla ati na Police yataye hano na Rayon Sport uziko nk'ibintu babara amakipe ane uziko Mukura nk'ubibara ko iramutse itsinze Gorilla itigera 30 uziko yahita inganya amanota na Gorilla AS Kigali yabibarusha amanota 3 uziko n'ibintu by'umwanya wa kane bishoboka cyane batsinze match ya Gorilla bahita bagera 30 bakaba barushwa amanota 3 na AS Kigali ya gatatu bakabanganya na Gorilla ya kane icyo gihe gufightingira umwanya wa kane babishoboka kandi buka ku mwanya wa kane mu Rwanda ugakuzakina cya gikombe twavuze cy'ubutwari iyo waje amakipe ane urumva rero harimo avantage hari impamvu zo kurwana